tujya bibaza impamvu urukundo rutangira neza mubwira uti sheri shushu ariko byageramo hagati bigatangira kudodwa. Rimwe na rimwe ugasanga urukundo rwatangiye neza ariko rugasoza nabi. Ese ni iyihe mpamvu ibitera? Uyu munsi nagutegura impamvu zigera ku 9 zituma cyangwa se twagendeyo tureba ese ni iyihe mpamvu ituma urukundo rutangira neza rugasoza nabi n'ubushakashatsi twakoze. Uyu munsi nibyo nabateguriye ariko ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanze kuri YouTube channel yitwa Aime Heart kugira ngo utazagicikwa n'ibiganiro tubagezaho, nanjye ubategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, uhawe ikaze muri gym y'urukundo. Impamvu ya mbere ituma urukundo rutangira neza ariko rukarangira nabi nukubona wahisemo nabi umukunzi. Hari usanga umusore akundanye n'umukobwa ariko ugasanga nubwo bakundanye umukobwa bimeze nkaho yagukinze igikarito mu maso ukaba utaramenye byinshi kuri we. Ugasanga umukobwa wamukunze ubona yibombarika akora ibintu byiza, kwereka ko ari mwiza, yambara neza, ariko ugeze mu rugo usanze ni wa mukobwa wari kwigizaho marayika kandi imbere ari satani. Ugasanga umukobwa yakwerekaga ko atanywa inzoga ariko mugeze mu rugo atangiye kuzinywa, ari gutumiza ikesi ya mitsingi cyangwa se izindi nzoga, ugasanga ari kuyiminura ari wenyine. Rimwe na rimwe ugasanga yananywaga n'ibitabi. Ibyo rero bigatuma urukundo watangiye ubona ari rwiza ariko bigasoza nabi. Wamugize umugore ariko ugasanga divorce ihise iza mu myaka 2 itaranashira cyangwa se n'amezi. Akaba ariyo mpamvu ituma rero urukundo rutangira neza ariko rukanasoza nabi. Iyi video tuyitegura nyine nibyo twagendeye, ariko ushobora kuba nawe uri umwe mu bo byabayeho. Ushatse washyira muri comment ukandikamo ese byakubayeho cyangwa ntibyakubayemo, ukandika nyine uko wowe byagenze. Ese umukobwa wa mbere mwakundanye mwashwanye bitewe n'iki? Byose wabishyira muri comment. Impamvu ya kabiri ituma abakobwa cyangwa se abasore urukundo rwabo rutangira neza ariko rukazasoza nabi ni ukubeshyana mu ntangiriro. Nkuko twabivuze haruguru, uba warabaye umuntu nyine wiyorobetse, ariko rimwe na rimwe ugasanga kuri impamvu ya kabiri ugasanga urabeshya cyane. Ubuzima bwawe wabayeho umubeshya uvuga uti ngiye mfite imodoka, niba uri nk'umusore mfite inzu, ariko umukobwa arahageze asanze uba mu nzu y'icyumba kimwe, nacyo icyo cyumba kukishyura aba ari ingorabahizi. Ugasanga umukobwa rero mwarakundanye ariko wamwirobekaga, ugasanga uwo mukobwa nawe yakundaga amafaranga, yaje azi ko ufite amafaranga ariko birangiye urukundo rwanyu rupfuye bitewe nuko ibyo buri umwe wese yakurikiraga kundi byararangiye. Rimwe na rimwe ugasanga umusore we yagiraga ngo mwikoranire iyi mibonano mpuzabitsina zakuriki, ugasanga niyo mpamvu yakubeshyaga. Uri umukobwa mwiza uteye neza ariko ari umuhungu bitewe n'ubukene afite ari kuvuga uti ngiye umukobwa sinshobora kuzagira kuko umuporofita biragoye, ni mwiza afite nyasha ateye neza, reka ngerageze mubeshye kugira ngo mbashe kumukonfirima. Ugasanga rero urukundo rwanyu rutangiye neza, buri umwe abeshya ariko mu gusoza musoje umwe yahita kundi akaba yanamuciraho. Ariko ibi ngibi ntabwo ari byiza, ugerageza ukoresha ukuri. Impamvu ya kabiri rero yatumaga cyangwa se twavugagaho ituma urukundo rutangira neza ariko rugasoza nabi ni ukubeshyana mu ntangiriro. Ntabwo wabeshya umuntu urukundo rugezemo inyuma, ahubwo umutangira umubeshya mu ntangiriro rukazasoza nabi nkuko tubivuga ahangaha cyangwa se nkuko tumaze kubivuga. Impamvu ya kabiri ituma urukundo rutangira neza ariko rugasoza nabi ni ukutaganira ku bibazo hakiri kare. Nyaboneka ushobora kuba mubanye, yego mwarakundanye, buri kumwe cyose yagiye kwiyorobekaho, nyine hari bimwe mu bintu ahishe, ariko rimwe na rimwe ugasanga hari nk'umusore uhora uzaza kumureba akubwira ngo ni musaza we, ariko ukabivumbura ukanga kubimubwira. Rimwe na rimwe ushobora kubimubwiraho hakiri kare umukobwa cyangwa se umugore wawe akikosora, ariko ushobora kubimubwira nyuma ugasanga urukundo rwanyu rurashwanye cyangwa se murashwanye. Jya ugaragaza rero mujye muganira ku bibazo hakiri kare. Niba gukoreye agakosa mukaganiraho hakiri kare, kuko ntawamenya mushobora gushwana isaha n'isaha bitewe nuko ako kantu nyine karimo. Impamvu ya kane ituma urukundo rutangira neza ariko rugasoza nabi ni inshuti mbi n'igitutu cy'abandi.
nyaboneka ujya gushaka uwo mugore cyangwa se ujya gukundana nawe ni ukubera inshuti. Inshuti yawe yarakubwiye uti uriya mukobwa ni mwiza, namugushimiye, wamutereta, nawe ugahita ubigenderaho, cyangwa se wagendeye ku gitutu cy'ababyeyi. Ababyeyi baba barakubwiye uti shaka umugore, ariko ushatse umukobwa utanakundaga bitewe no kugira ngo ugabanye ayo magambo ababyeyi bakubwira, ahubwo ugashaka kubikora nyine ugamije kugira ubashimisha, ariko wowe nyuma yawe ukababara. Rero iyo ubabaye uhita wikuraho icyo kintu cyakagombye kukubabaza. Rero rimwe na rimwe usanga abasore cyangwa se abagabo bashwana n'abagore babo bitewe n'iyo mpamvu. Umubyeyi wawe yarakubwiraga ati mwana wanjye shaka umugore nkeneye umwuzukuru, nawe bikorera icyo ngicyo, ariko ushatse wa mukobwa udakora, ushatse wa mukobwa ufite ingeso mbi, ushatse wa mukobwa usoma ku nzoga ugasanga ari kwanduranya, ushatse wa mukobwa wiyandarika, ubuzima bwawe bugahita bujya mu kaga direct, ugahitamo rero guhita ushwana nawe. Rero urukundo aho ngaho rutangira neza ariko rugasoza nabi bitewe nuko ubwira ngo unezeze ababyeyi bawe, ariko icyo gitutu cyabo nyine bishobora gutuma ubuzima bwawe bujya mu kaga, ugahitamo kwikiza icyo cyago. Ariyo mpamvu usanga urukundo nyine muhise mushwana. Impamvu ya gatanu urukundo rutangira neza ariko rugasoza nabi ni ugushaka guhindura uwo mukundana. Rimwe na rimwe hari igihe wanga kuko mugira cyangwa se ko hagira ikintu kiba hagati yawe nawe mugitangira. Urugero, hari amakosa ashobora kuba yarakoze mugitangira ukanga kuyamubwira. Rimwe na rimwe wamukunze cyangwa se mwakundanye ubona ko afite ingeso mbi. Yego yakoraga uburayi cyangwa se yakundaga kunywa inzoga, akajya mu tubara agakora ibintu bigiye bitandukanye, cyangwa se akaba anafite n'imico mibi, ari wa mukobwa uvuga nabi, wa mukobwa mbese utihesha agaciro. Ugasanga rero igihe muri gukundana uri kuvuga uti nzamuhindura ageze mu rugo. Kaba yarugezemo se nawe aba yisanzuye, rero aho ngaho niho atangira kubikonsoma cyane. Rimwe na rimwe rero hari igihe uvuga uti uramuzanye uzamuhindura, umushyiriyeho amategeko, ugasanga urugo rwanyu ruhise rutangira direct, mugahita mutangira kurwana. Ibyo ngibyo bigatuma urukundo rwanyu rushwanyuka. Iba umuhanye akiri umukobwa ariko ugasanga nyine ntari kumva, mureke, ntugahatirize ibintu kuko agahato ni kabi. Jya ugerageza rero wirinde, cyangwa se impamvu imwe ituma urukundo rutangira neza rugasoza nabi ni uko usanga uri kwanga kumuhana hakiri kare, ukavuga uti nzamuhana yageze mu rugo. Rero yageze mu rugo kumuhana biragorana. Rero gushaka guhindura uwo mukundana ni kimwe mu bintu bitashoboka. Jya ugerageza ahubwo ushaka uko mwakubaka urukundo hakiri kare, umenye ngo ibisimbikunda nawe wabona yabivuyeho nyine, aho ni sawa. Ariko igihe cyose uri kubona uri kumuhindura akanga guhinduka, wamurika, kuko ikitabuze mu murima ni amakoma. Indi mpamvu ituma urukundo rutangira neza ariko rugasoza nabi ni ukwigira umuntu utavugirwamo mu rugo. Uri umugabo, yego kuba uri umugabo ntibigukuraho ubugabo, ahubwo ubwo bugabo bwawe, icyo gihagararo cyawe, yego nibyo, ubwo bugabo bwawe bwo bimeze biti. Ugasanga nyine uri gushaka kwigira umugabo urenze kandi uri umunyamafuti. Ibikorwa ukora ni bimwe mu bikorwa ukumva cyangwa se ukubona ari ibikorwa by'ububwa, ariko ugashaka kuba umuntu utavugirwamo muri ayo mafuti, ukumva ko ibintu byose nyine wowe ariwe ugomba kubikontorora. Kandi hari igihe usanga umugore arusha ubwenge umugabo, ariko umugabo agashaka kwerekana ko ari we urenze. Yego muri kamere y'abagabo niko bimeze, ariko hari aho bigera nyine ubwo bugabo bwawe bugahunguka. Ujye ugaragaza rero wirinde gukora ubwo busa niba uri n'umugabo cyangwa se niba uri n'umusore. Ushobora kuba ufite amakosa, yego ukamenya ko ariyo cyangwa se ukaba utanabizi, ariko ujye ugerageza ubanze urebe impande zombi, urebe uvuga uti umugore ko nanga kumuhahira nkaba mutoteza, ese impamvu mbikora ni iyihe cyangwa se biterwa n'iki? Ariko nyine nta nimwe mu mpamvu ituma urukundo rutangira neza rugasoza nabi. Watangiye woroshye ariko ugezemo hagati utangiye kwikarishya, utangiye kwigira umuntu w'umugabo urenze, kandi urukundo ntabwo ari urwawe ahubwo ni urwa mwembi. Indi mpamvu ituma urukundo rutangira neza ariko rugasoza nabi ni ugukundana bishingiye ku rari
rimwe na rimwe ugasanga urukundo rwawe wamukunze uvuga uti uriya mukobwa ateye neza, gisa neza, afite mabuno meza, afite mbese buri kimwe cyose uri gushaka kugitaka, ariko ubuzima bwawe uri kubushyira mu kaga, uri gushaka gukunda ugashaka kumukundira bitewe n'ibice by'umubiri byiwe. Uramukunze yego, uramugize umugore uri kuvuga utajye mu kazi akanga, ibaza ugashaka umuntu ubitewe n'irari ukavuga uti uyu mugore mu buriri yego ashobora kuba binoza, ariko mu buzima busanzwe ugasanga ntazi koza isahani, ntazi kwimesera, buri kimwe cyose ntakizi. Rimwe na rimwe bigushyize muri risike z'uko urahita ushaka n'umukozi kandi umugore wawe nta n'akazi agira, yirirwa yiryamiye. Ese iyo mibonano mpuzabitsina niyo yubaka urugo? Ntabwo yubaka urugo, ahubwo jya ugerageza urebe impande zombi, urebe uyu mukobwa azi gukora, yego isura ntabwo ari yubaka urugo, ariko nanone biterwa n'amahitamo y'umuntu. Indi mpamvu ituma urukundo rutangira neza ariko rugasoza nabi ni ukunanirwa kuva ku ngeso mbi. Wabaswe n'ingeso zitandukanye, wabaswe no kunywa inzoga, wabaswe no kusambana, wabaswe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rimwe na rimwe ugasanga urukwanga kuva kuri izo ngeso, ahubwo ugashaka kuzikomeza, ugashaka ahubwo ko izo ngeso zikomeza cyane, cyangwa se no kuzivaho byarakunaniye, ugerageza ushaka kuzivaho. Ariko nyine kunanirwa kuva ku ngeso ni kimwe mu bintu bishobora gutuma urukundo rwawe rutaramba. Mutangiye neza ariko mugasoza nabi, mutangiye uvuga uti nzamuhindura nk'uko tunabivuze haruguru, ugasanga nyine hari ibitahinduka, hari ikintu utabasha guhindura, bigatuma rero urukundo rwawe rutaramba. Indi mpamvu ituma urukundo rutangira neza ariko rugasoza nabi ni uko utizera Imana. Nyamuneka ibintu byose washyizemo Imana, urukundo rwanyu ugiyemo ariko ntabwo usengera urukundo rwanyu, ntabwo urwizereramo n'Imana, kuko Imana niyo yavuze uti amategeko yanjye yose iri kuri ririmo ni ugukundana. Rero igihe cyose ugaragaje gukundana, Imana iba iri mu bintu byawe. Rero ntukajya mu rukundo ufite icyo ukurikiye ku muntu, ahubwo ujya ukunda umuntu umukunze wenyine. Ibyo ngibyo nibyo bizagufasha. Nta kindi wowe uyu munsi wasabwaga usibye gukanda subscribe. Niba utayikanze menya ko uzajya ucikwa, ariko ibuka uyikande kugira ngo utazajya ucikwa. Ni inama nakubwiraga, kora icyo wumva kandi kora ikikuri ku mutima, bikore cyangwa ubireke. Njyewe nitwaga Emega, ukomeze kudukurikirana, tuzajya tubagezaho ibiganiro byiza kandi ntuzajya cyangwa se ntuzarye ucikwa. Mwakoze kuri bino video.